gahunda nta yindi ni ugukomanga. Uranyibuka? Ndabona nsa nkaho nkuzi. Hehe rero. Se suri wa muntu wigeze kunyiza umuntu ahari umugore ari kunkubita mvuye kwicururiza avuga ngo namutwariye umugabo. Yego. Akamenera n'ibintu. Abwira ngo muraho. Muraho. Vuga cyane ariho. Muraho. Ego mama. Aje bitewe n'ukuntu nabonye nyine n'ibintu ankoreye n'abana banjye nta kintu baba bafite cyo kurya. Ubwo nyine ndiyaranje nguramo akawunga ngura n'ibishyimbo ndavuga ati wenda nzongera mbona kandi gashoro ariko kugeza n'isa nta kindi gishoro ndabona. Nyine uyu nguyu namubyaye nyiri umwana niga nyine. Mfite imyaka 15. Nuje 16 ufite umwana w'amezi 8. Bakwita ndeze? Eruwa. Inde? Eruwa. Eruwa afite imyaka ingahe? 8. Kuki utarajya ku ishuri? Mama ntabwo yari yabona amafaranga. Uracyari kuvuga gahoro. Kuki utarajya ku ishuri? Ntabwo mama yari yabona amafaranga. Kubera iki se ntayarabona? Nta mafaranga afite. Ntayafite? None se ubu mwatetse saa sita? Vuga cyane ariko. Mwatetse? Nese kugiye kurira sheri. Ngareka kurira sibyo? Nyine reka kurira tuganire sibyo? Ngaho manura umupira sibyo? Nese ubu ni nk'igiki mujya mwifuza hano mu rugo? Ni nk'agaki ujya ukenera se mama nta mafaranga afite yo kukagura? Ndanyenera ishuri. Ryonyine? Iyi nzu urakodesha? Ndakodesha no kuyishyura ni hatari. N'ubu na nyiri inzu nyine ari kunyishyura. Yavuze ngo muhe nyine ngo inzu ye cyangwa se muhe amafaranga. Ahangaha baza kunyishyuza umutekano nkawishyura. Uko muri iyi minsi nyine umutekano naramubwiye ati ntabwo nzongera kwishyura umutekano nawe nta kintu mba mfite munyihanganire nzayanyabona nzayanyabaha. Reka ngusuze tubana mu buzima bwa buri munsi nizere kumeze neza cyane. Uyu ni Umutako TV. Urabona yuko ntagiye nyura mu mashyamba, nakoze urugendo rutoroshye nyuma yo kuva aho imodoka yari insize. Ushobora kwibaza ngo ndi kwerekera hehe? Ahangaha ndimo kwerekera nubwo nakoze urugendo rutoroshye. Mwabonye umudamu warwanye na mugenzi we ndetse bimwe mu byara amacuruza birononeka. Ni umudamu w'umuzunguzayi. Uwo mugenzi we yavugaga yuko yamutwariye iki? Umugabo. Nyuma yo kumutwarira umugabo nibwo twababonye natwe barwanira mu nzira. Byarangiye tubunze ariko uyu munsi navuze ati reka nkuru urugendo nerekere njye kumenya wa mama ubuzima abayemo bwifashe gute. Ese nyuma yo kurwana na mugenzi we bapfa umugabo byaje gucamo? Yasubije umugabo w'abandi? Ndacyari MC rero. Uyu ni Umutako TV. Reka ngushimire tubana mu buzima bwa buri munsi. Nizere ko wakoze subscribe, nawe utarayikora yuke gukora subscribe. Uramutse ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe nyura kuri iyo nimero iri kuri description uduhamagare tubashe kukwamamariza ibikorwa byawe bigere hirya no hino. Urabona ko noneho aya mazu urimo kubona imbere yawe niho uriya mubyeyi atuye. Niho atuye bitewe n'abandi bavandimwe twavuganye bantungiye urutoki cyane ko batemeye kumerekeza babe bajya kuri kamera. Reka nerekere rero bashe kumenya se aho bandangiye inyuma mu gikari ndi bumubone cyangwa ntago ndi bumubone. Uyu ni Umutako TV, njye mukiri kumwe ni MC nkuko bisanzwe. We dutangiranye uru rugendo, nizere ko turaza kugera ku musozo warwo.
rwa rugo bari bandangiye kwa wa mama, ngira ngo mwaramubonye arwana na mugenzi we bapfa umugabo n'umumama ucuruza agataro. Reka tumenye se nyuma y'uko barwana yaje gutanga umugabo w'abandi, ese mugenzi we bashobora kuba bariyunze? Ndabona rero mageze gahunda nta yindi ni ugukomanga. Mwiriwe? Ntago twinjira. Amakuru ni meza gake gake. uranyibuka? Ndabona nsa nkaho nkuzi. Hehe rero. Se suri wa muntu wigeze kunyiza umuntu ahari umugore ari kunkubita mvuye kwicururiza avuga ngo namutwariye umugabo. Yego. Akamenera n'ibintu. Ndakwibutse. Nakoze urugendo rutoroshye ndabaririza, ariko byarangiye bambwiye ati aho bagiye banyereka hose naho imodoka yadusize, ndavuga ati ndaza kugerayo menye wa mama byifashe bite, wamakanya tukaba twaganira. Nta kibazo. Okay, nge rero ndi sinzi ndi bwicarira aha cyangwa ahangaha. Ikiza nuko nakicarira ahangaha noneho tukaganiraho gake. Abana amakuru meza. Amakuru Meza. Tupira abana badukurikiye hariya babwire ngo muraho. Muraho. Vuga cyane ariho. Muraho. Ego mama. Mama none se wakicariye aho ngaho tukaganira. Koze. Andi makuru y'imisi. Ni gake nyine n'ubuzima nyine ni gake. Nahisemo kuza nzanye na kamera kugira ngo abantu babonye nyuma y'uko warwanaga n'uriya mudamu, ese wa mubyeyi byaje kugenda gute? Wa mubyeyi naratashye, umugabo we nyine ndaza nsanga yageze hano, ndamubwira ati dore umugore wawe nta nubwo narimuza ngo biteye haramenera ibyo nahashye n'ibyo ngiye gucuruza, arabimena cyane biraba ibisereri, abantu baradukiza. Birangira nyine umugabo agiye gutyo nyine n'umugore na n'ubu sindongera kumubona, ubwo ko twiyunze. Okay. Nyuma y'uko akumenera ibintu, hari amafaranga wavugaga ko hari hasigayemo ibintu, harya byarasigayemo ibintu ngo by'icyatanu. Amwe twaguhaye se wabashije kugerageza ureba uburyo akongera kuranguramo utundi tuntu kugira ngo ukore? Naraje bitewe n'ukuntu nabonye nyine n'ibintu nkoreye, n'abana banjye nta kintu baba bafite cyo kurya, ubwo nyine ndiyaranje nguramo akawunga, ngura n'ibishyimbo, ndavuga ati wenda nzongera mbona akandi gashoro, ariko kugeza n'isa nta kindi gishoro ndabona. Ayo ngabo barayariye yaranarangiye. Okay. Wa mama ko biri kose ndava muri izi karitsiye nyeretse ahantu atuye, niyo wahanungira urutoki, kuko nawe ndifuza kumenya nyuma ya biriya byifashe bite. Ese niba koko wowe wari umaze kutubwira ati umugabo we ntago aragaruka, umugabo we nta kintu turongera kuvugana, ariko se koko buriya ndamutse mbashije kumenya ni wa mugore n'umugabo bariyunze, nanjye byabasha kunyura kugira ngo n'abantu badukurikira hano ku Mutako TV babashe kumenya ati bya bintu twabonye byarangiye gutya na gutya. Nacyo nanjye naje gupereza nyuma nyine ndahamenya n'iwabo. Nuko rero nahagutungira agatoki nyine. Umugabo wese ntago wari uzi? Ntabwo nari nzatashye nari zikagira n'umugore. Ntabwo wari ubizi? Ntabwo nari mbizi. Okay. Ndabona hano tugusanganye n'abana, urabona kurimo no konsa. Hano ndahabona akabebe, na hano ndahabona akabebe. Abo bana bose n'abawe? Bose n'abanjye. Ubu se ubifatanya gute kujya kuzunguza n'aba bana bose ukabasiga? Nyine uyu nguyu musigira uyu nguyu n'uyu nguyu bakamusigarana. Ko mbona utangiye kurira. Ihangane.
aba nibo bamusigarana. ndamusiga nyine nkamusiga hano, uyu nguyu baba bari kumwe nka musaza we, na hano mu gipangu nyine haba harimo abantu, umugiriye neza akamuha ibyo biryo, nanjye naza gutaha nyine niba hari icyo nabonye ngateka bakarya. Ubwo se siyo ntandaro yaba ituma wenda waragiye muri iyo mico yo kugira amakominikasiyo n'abagabo kubera ubu buzima dusanzwe ubamo? Nabyo birashoboka kubera ko none se ubwo nimba wenda naringiye nkayivuga ngo ndikorera nyure 1000, wenda ure yavuga ati ndakongereraho, ntabwo nari kubyanga. Yego. Ariko n'ubundi nta kintu yanyongereragaho, kuba umwana wanjye ari ahangaha uko bareba gushya bose nta n'umwe wiga, urumva se ubwo bwo yaranyongereragaho iki ari uguti bitabapfa. Nta kintu yanyongereragaho rwose. Ahangaha turi rero ngira ngo uyu mama ntabwo ari ubwa mbere mumubonye, tumuheruka arwana na mugenzi we, kandi mugenzi we avuga ati yantwariye umugabo. Mwarabibonye n'uburyo mutwe yarabashije kuba atwaye ku gataro acuruza, twarangiritse inyanya, intoryi, imboga. Biriya bintu ntabwo byakubabaje? Wabyakiriye gute biriya bintu na mama yagukorera? Byarambabaje kuba umuntu yamfata akanega ngo ngiye ngo natwaye umugabo we. Birambabaza nyine, nanjye ndavuga ati Mana rwose wampinduriye ubuzima. Ariko nyine nta kundi, nyine mu buzima se kari kisimera isirikaraga, ariko nta kundi byagombaga kubaho. Wenda ibyo ngibyo tube tubiretse kuko ahanini nashaka kuza nkagaruka nkareba ati se za karitsiye nari ndimo nkabona abantu, buriya nanjye ngiye gutyo muti wamerezayo ntago naba mbabaniye. Ariko nk'uku nguku urabona ko ngarutse ndagusuye, byibura noneho ese ufite agatelefone? Agatelefone nyine mfite agatelefone gatoya k'amatushe, ariko nako nagomba ngafite, hari igihe mba nakagwatije kugira ngo abana babone uko barya nyine. Ubu ntako mfite. Ibyo reka tube tubiretse byawe n'uriya mudamu. Ubu se aba bana bawe ufite umugabo? Nta mugabo ngira. Kambanze niganiriza abana, wenda nawe mukandaza tuganireho gato. Agashari bite? Vuga cyane ariko vuga cyane. Agera hano, agera hano. Wowe kugiye kwisha nawe garuka uzusuza abandi bana. Wowe hagararire hariya, hagarara hano impande ya mama, sibyo? Hano hepfo, egera hepfo gato. Ego, aha ngahegera mama gutya. Nushaka umufate, hagaramo hasi gato. Nushaka umufate ku rutugu mwegeye. Umwana makuru Meza. Ongera ijwi ariko. Ni meza. Uri umuntu w'umusore. Bakwita ndeze? Eruwa. Inde? Eruwa. Eruwa. Eruwa afite imyaka ingahe? 8. 8? Ego koze kuri ikigabo. Mama afite ingahe? Mama afite ingahe? 9. Mama afite imyaka ingahe? 9. 9? Shangera ndumva murimo kumvesa. Do wa Maria amaze kumbwira ngo mama afite imyaka 2. None nawe ngo mama afite imyaka 9. Ubwo ntago mbeshye. Nese kuki ufite imyaka 8 mama akagira imyaka 9, ubwo urumva mama akurusha imyaka ingahe? Akurusha ingahe mama wawe? Wowe umbwiye ko ufite imyaka 8 kandi mama afite imyaka 9, ubwo mama akurusha imyaka ingahe? Ndushaho imyaka myinshi. Ingahe se? Yonge vuga cyane. Andushaho imyaka myinshi. Ngaho gereranya twumve, ni nkingahe se? 4. 4? Nukuvuga ngo ni ufite imyaka 8 mama akagira imyaka 9, ubwo mama akurusha 4. Akurusha umwe. Sibyo?
none se mama ako kabebe se bakita mu bamwita neza Shania. Shania Shania kagira isoni. Aba bana bose se papa bari he? Nyine uyu nguyu namubyaye nyiri umwana niga nyine. Mfite imyaka 15. Nuje 16 ufite umwana w'amezi 8. Papa we nyine aza kuntererana. Aranshuka nyine kwa n'ubwana nyine Pole arambwira ngo nimurega ngo umwana wanjye azabaho nabi. Wenda nzikazamfasha ko yari afite amafaranga ndavuga ati ntago ngiye kumurega ngo mufungishe umwana wanjye tuzabaho nabi. Aza nyine kuntererana niyagira n'ikintu afasha nyine gusa yamfashije umwana amubyara niyongera kugira ikintu afasha nyine kuva icyo gihe arinda apfa nyine. N'ubu umwana ni gutya nyine tubana. Pole ariko narinje kugusura pe ntabwo nshaka ko tuganira ugatangira ibintu byo kurira pe ihangane n'ukuri urumva birakomeye cyane nuriya mubyeyi bigaragara ko yakurenganyaga. Hari ibintu nanone umuntu anyuramo ugasanga rimwe na rimwe bano mudukurikiye hari ibintu umuntu ajya anyuramo mu buzima bwa buri munsi ariko ugasanga nawe siwe n'ukubera yasi turimo ubuzima niho bumujyanye. Sometimes ni mukabreminga abantu kuko ntabwo biba byoroshye hanze. Nuko yitabye Imana. Yapfuye muri 2016. 2016 rwashize imyaka 5. Imyaka 5. Uyu yari afite 3 kuko afite 8 cyane bimwe by'abana baba. Afite imyaka 7 n'amezi azuzuza 8 mu kwa kabiri. Uyu nguyu se wa Maria we papa we. Uyu nguyu nyine nawe papa we arahari. Ariko nyine yaragiye ntago aba mu Rwanda. Abahe? Aba hanze. Igihugu abamusura kizi? Ntago numva mbwira ngo Lubumbashi nyine ngo muri Kongo. Ejo nari kumwandikira nyine arambwira natiriye telefone nyine ngagiye kunyereza amafaranga nohereza umwana kwiga kugeza na n'ubu nyine ntago nta kintu arambwira. Urabona aho abanyeshuri nyine bageze biga nta kintu na kimwe arambwira nyine. Wenda nawe iki kiganiro ashobora kukibona nawe nk'umubyeyi akikubita agashyi akaba yareba icyo yafasha umwana we. Ufite nimero ye? Nimero ye umuntu uyifite ntago ahari yagiye ariko n'ubundi nimero ye irahari. Ariko umuntu uyifite ntawe uhari sinzi ahantu yagiye. Uri buze kuduha nimero yawe noneho uzaduha nimero ye tumuganirize twumve sibyo? Ako ngako se kavukana n'uwo nako aka kabebe gato nako uwo mugabo uri Lubumbashi? Garake. Nako gafite papa wawe? Papa yese ari he? Papa we nyine ntawe uhari ntago nzi ahantu asigaye. Waramubuze? Ntago mubona nawe? Ikibazo gikomeye. Wowe rero twatangiranye urugendo nizeye ko turaza kurugerana ku musozo. Uyu ni Umutako TV nge mukiri kumwe ni MC Seti nko bisanzwe tunyura mu buzima bwa buri munsi. Atunyura mu buzima bwa buri munsi bugiye butandukanye. Hari umunyarwanda avuze ngo ngisi ngo niba yikaraga simbizi. Gusa murabibona mwarabibonye uyu mubyeyi nyuma yuko agirana amakimbirane na wa wundi bari mu bapfa umugabo. Ubu rero twe twafashe umwanzuro kugira ngo tubashe guperereza tumenye neza ahantu aba tumusure tubashe kumenya ati se wa mugabo w'abandi byaje gukemuka. Ariko noneho
ubu tuvugana nawe urabibona ubuzima dusanze arimo ntabwo ari ubuzima bworoshye, ni ubuzima bugoye bukakaye. Kuba ufite abana batatu nta kazi ushobora kuba uri aho ngaho hari icyo wifuza kuba wamufasha, hari inama ushobora kuba wamuha, yewe ushobora no kuba ntacyo ufite cyo kuba wamufasha, ariko ukaba wagira aho umurangira akabona akazi kugira abashe kubona igitunga umuryango. Abana batatu biragoye. Iyi nzu urakodesha? Ndakodesha, no kuyishyura ni hatari. N'ubu na nyiri inzu nyine ari kunyishyura. Yavuze ngo muhe nyine ngo inzu ye cyangwa se muhe amafaranga. Kandi nta nayo mfite, aho nyateganya. Mwishyura gute? 13. 13. None se umwana kuki utagiye ku ishuri? Ongera ijwi, twabyanze tuvuge cyane, sibyo? Vuga ureba hariya bindeba. Kuki utarajya ku ishuri? Mama ntabwo yari yabona amafaranga. Uracyari kuvuga gahoro. Kuki utarajya ku ishuri? Ntabwo mama yari yabona amafaranga. Kubera iki se ntayarabona? Nta mafaranga afite. Ntayo afite? None se urabona kiriya kintu kiri hari imbere? Kiriya kintu bakita kamera. Buriya hari abantu benshi baba badukurikiye, baba bari kutureba, sibyo? Nese ubu hari nk'umuntu yifuza gufasha mama nawe akagufasha, nawe Mariya akamufasha, urumva umuntu yabanza kubafasha iki? Haramutse habonetse nk'umuntu akavuga ati ngiye gufasha mama wa Mariya cyangwa ngiye gufasha mama hariya bakita Eruwa, cyangwa ngiye kujya gufasha mama Eruwa, ngaho reba hariya, urubwo nk'uwo muntu yabafasha iki? Nk'uwo muntu yabafasha iki? Ntabwo mbizi. Ntabwo ubizi? None se ubu mwatetse saa sita? Vuga cyane ariko. Mwatetse? Nese kugiye kurira sheri? Ngareka kurira, sibyo? Sibyo? Nyine reka kurira tuganire, sibyo? Ngaho manura umupira, sibyo? Nese ubu ni nk'igiki mujya mwifuza hano mu rugo? Ni nk'agaki ujya ukenera se mama nta mafaranga afite yo kukagura? Nkenera ishuri. Ishuri ryonyine? Uba wumva ushaka kujya ku ishuri? Yego. Okay. Turabizi rero ko mujya mutwumva kandi mutuba hafi mu buzima bwa buri munsi. Urabona ko ari ibintu biba bitoroshye, umubyeyi nk'uyu nguyu kurira amarira gutya, umwana akarira, numva kubona icyo kurya ni ikibazo. Umwana aragira ati ngiye ikintu mba numva nifuza ni ishuri. Ushobora kuba uri aho ngaho nyamara buriya hari ukuntu wumva wabigenza, tukaba twareba igikiri uyu muryango kugira ngo yego byose siko byahindukira icyarimwe, ariko hari icyo wumva ushobora kuba wahindura gito cyane kuri uyu muryango w'umubyeyi ufite abana batatu, hakaba hari icyo yakorerwa. Uramutse rero wifuza kubona uyu mubyeyi, aho hasi kuri sikirini zanyu hari nimero ya telefone, ushobora kuduhamagara tukabasha kuguhuza n'uyu mubyeyi. Ariko nawe reka mbanze mwisabire abe yabwira abantu badukurikiye nimero ya telefone. Mama, hari nk'umuntu ushobora kuba yavuga ati njyewe ndajya gufasha wenda mama wa Mariya ndajya kumusura,
ntabwo mbonye amafaranga y'ishuri ariko mfite ibiro 5 by'umuceri abana bari bubirya iminsi 3 akavuga ati ngiye mfite byibura igitoki abana bari bukirya icyumweru undi akaba yavuga ati ngiye mbonye ukwezi kw'inzu mbonye amezi 2 undi nawe akaba yanavuga ati mama wa Mariya ngiye kumurangira akazi mfite ahantu runaka ajya aza nkorera amasuku ariko abana be abasha kubona utw'inzu sibyo nk'umuntu aramutse yifuje kuba yagira icyo yagufasha nimero ya telefone sinzi niba wayitubwira ni 078 78 399 52. ubwo siyo nimero ibaruye ku mazina yande Uwizeyimana Sia niko nitwa. Uwizeyimana Sia wakongera ukayisubiramo rimwe 078 78 399 52. 52. Okay, hano dukurikiwe n'imbaga y'abantu benshi cyane. Ubu wowe nk'icyo wifuza kubwira abadukurikiye muri ubu buzima ubayeho uri mu cyiciro cy'akangahe? Ubu mba ku cyiciro cy'iwacu nkaba mu cyiciro cya mbere. Nose ko hari nk'amafaranga ajya atangwa yo gufasha abantu ba mu cyiciro cya mbere abantu batishoboye ubwo bufasha hari icyo waba waragiye ubona bimwe muri byo? Ntabwo nigeze mbona nahangaha baza kunyishyuza umutekano nkawishyura. Uko muri iyi minsi nyine umutekano naramubwiye ati ntabwo nzongera kwishyura umutekano nawe nta kintu mba mfite munyihanganire nzayanyabona nzayanyabaha. Ariko ubundi nawishyuraga. Ubu se ni nk'iki ushobora kuba wasaba abantu badukurikiye ko nzi neza ko abantu bagifite imitima itekereza kuri bagenzi babo? Ngewe ikintu nasaba abantu bakurikira cyangwa se badukurikiye aho ndi kuvugira ahangaha ntabwo turi kumwe Umutako TV. Yego rwose abantu bakurikira Umutako TV ikintu cyo nabasaba bamfasha ni ukuba nabona abana banjye bagiye ku ishuri nabo bakambara inifomu nk'abandi bana bakagenda nabo bagakora mu ikayi nk'abandi bana bagakozamo ikaramu. Nta kindi kintu ibindi byose Imana ishobora byose izabikora kandi abo Imana izabaha umugisha uzagira uwo mutima rwose wa kimuntu. Okay. Maho wima arya witwa Ndegwina ariko Gwina we jya Mukiri wa Mariya. Ngahagarara gutya neza noneho namwe baza akabazo gatoya sibyo? Ngahagarara reba sibyo? None se uzajya kwiga ryari? Ejo? So nibwo uzahita wigira kwiga? Ako mana reka dusenge Imana iraza kubikora sibyo? Nakaye karirimbo uzi kuririmba k'abana? Nakaye karirimbo k'abana uzi kuririmba? Ntabwo bije. Nujya ku ishuri bazagenda bakwigisha. None se we nakarimbo k'abana uzi kuririmba? We wanandakariye cyane nakubajije ibintu bitumurira ngayihangane sibyo? Sibyo? Ego. Mama reka tugushimire ku mwanya uduhaye. Natwe icyo turi buze gukora turahana nimero tujya duhanahana amakuru ubuzima bwa buri munsi natwe bake mu nshuti dufite abazatwemerera abazifuza kudushyigikira tukagaruka hari igikorwa runaka tuje gukora uko cyaba kimeze kose ariko noneho tukagaruka none tukakureba ariko tuje kukuba hafi muri ubu buzima urimo. Muzaba mugize neza. Ubu se wa mubyeyi ko nifuza kuzabahuza uzanyemerera? Nta kibazo waduhuza nta kibazo. Uri buze kunyereka ahantu atuye? Ndakwereka. Okay. Reka tugushimire. Namwe murakoze. Reka ngushimire twatangiranye iki kiganiro tukaba tugeze ku musozo wacyo. Uyu ni Umutako TV. Inkuru nyinshi zitandukanye ubuzima bwinshi bwa buri munsi tunyuramo hirya no hino bugiye butandukanye. Reka ngushimire rero twatangiranye ikiganiro tukatugiye ku musozo. Aha narindi uyu mubyeyi mwaramubonye uko byagenze ndetse
n'amakimbirane yabayemo hagati na mugenzi we. Niyo mpamvu twe twafashe inzira yo kugira ngo twerekere tubashe kumenya uko byifashe. Isi y'umubyeyi byaje kugenda neza, si uko rero byaje kugenda nyuma y'uko amaze kutubwira yuko we na mugenzi we biyunze kandi nta makimbirane akirimo, kuko umugabo yaje gusubirana n'umudamu we. Ariko urabona ko dusanze ari no mu buzima bugoye, ari mu buzima bukakaye, ari mu buzima buteye agahinda. Ushobora rero kuba wagira icyo wifuza kumufasha, hari nimero yacu aho ngaho hasi kuri screen, ushobora kuduhamagara tukaguhuza nawe. Ushobora kuba ufunguye iki kiganiro utagitangiye neza kandi tugeze ku musozo wacyo, reka musabe yongera asubiremo nimero ya telefone. Ibindi Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha utagabanyije. Kimwe muri kumwe ni MC Seti, uyu ni Umutako TV. Wibuke gukora subscribe na utarakora subscribe, kora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira. Mama, ngaho ongera ubibutse nimero yawe. 078 78 39952. Harya ibaruye kuri Uwizeyimana Siya niko nitwa. Okay. Bye. Suri buduherekeze. Yego. Ako ntuzongere kurira, sibyo? Imana izabikemura, sibyo? Yego. Agasheri bye nawe. Uraduherekeza? Yego. Okay. Aya basi dusubire mu biganiro bikurikiranye, mwe muri kumwe ni MC Seti.